yewe wakwiba, wasambana, wasinda, wakora ibibi byinshi, ariko iyaba wari uzi icyaguhesha amahoro, none gihishwe amaso yawe. Icyari gihishwe kuri wowe yari isaha y'agaciro. Mu kazi kose urimo gukora uyu munsi wa none, ndagutangariza inkuru ko umugisha w'Imana ugiye kukuzaho, ndetse birashoboka ko umaze imyaka myinshi ukorera abandi. Tosika bizegone tote lankebone, ndabibona ko nashimwe. Yesu nashimwe cyane. Imana ibampera umugisha kandi Imana ihabwa icyubahiro. Ngira ngo uyu munsi tugarutse mu tuntu n'utundi muri gahunda y'isaha y'agaciro. Ubundi iyo bavuze isaha y'agaciro ni iki? Isaha y'agaciro ni igihe cyose wemeranywa n'umutima wawe, kandi ni igihe cyose wemeranya n'Imana yawe ko muri iyo saha niwapfukama uzabona ukuboko kw'Imana. Ndagira ngo mwese nk'abarokore mwemera cyane isaha y'isaa 9, kuko Bibiliya iyidutegeka. Iyo usomye hariya mu Byakozwe n'Intumwa tuhasanga amakuru y'umusirikari bita Koruneliyo. Uriya mukoloneli ntabwo yari asanzwe, yarakoraga igisirikare ariko akubaha n'Imana. Ndashima Imana rero ko mu isaha y'isaa 9, ubwo yari afite ibyifuzo bitandukanye ndetse n'ibibazo bikomeye cyane yari afite, ariko mu by'ukuri yari afite kwizera guhambaye, ndetse azi neza ko nubwo yitwa koloneli, akaba afite ibirango ndetse akaba afite n'amaranka yahawe kubw'inshingano z'akazi abamo, yari azi ko ibyo byose abishobozwa n'Imana Data wa twese iri mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Ngo nuko arasenga, maze gusenga, marayika w'Imana aramubonekera, aramubwira ngo ngaho senga mu isaha y'isaa 9, kuko ariyo saha yo gutabarirwamo. Marayika wo gusubiza amanutse ku buzima bwawe. Birashoboka ko nawe uri kunyumva muri aka kanya wari uriho utazi isaha y'agaciro ku buzima bwawe. Ndakumenyesha ko isaha y'isaa 9 ariyo saha yo gusubirizwamo n'Imana. Haleluya, haleluya. Iriya niyo saha yo gusubirizwamo n'Imana. Imana itugirire neza cyane. Niba wagiye mu kazi, kora akazi. Saa 9 nihagera ufate byibuze n'umunota umwe, ubwire Imana ati Mana shimwa. Haleluya. Mana shimwa ko wamaye kuramuka amahoro, nkaba niriwe amahoro. Haleluya. Isaa 9 nkaba nzigejeje aya masaha nkuzamuriye icyubahiro, kuko uri Imana rusumba byose, uri Imana igitare kirengeye. Ndagushimye. Iryo shimwe riguturutseho Imana irarikeneye. Ariko nanone maze kubona amayerekwa atandukanye mu buryo butandukanye, aho usanga abantu barigize inyema, ibisambo, ubusambo buteye ubwoba. Umuntu akamenya ko umubiri we uri bunywe icyayi mu gitondo, ari bunywe igikoma, ari bunywe icyayi, ari bufate za breakfast, utwo dutoga kuba bishoboye, amafi, ubwo bugari n'ibindi abantu bafata mu gitondo. Ariko saa 6 zagera akamenya ko saa 6 zigeze akarya. Iyo umugoroba wagera akamenya ko ku mugoroba ararya. Ariko wajya kureba ngo ni kangahe afata Bibiliya, byibuze asoma ijambo ryakomeza ubuzima bwe, arebe ko byibuze mu buryo bw'umwuka hari akantu yagaburira umubiri wo mu mwuka, ugasanga biragatabwa. Urimo uragaburira umubiri, ariko nyamara umwuka arimo gupfa. Yesu niki yabwiye ab'umurwa w'i Yerusalemu. Yarahageze arebye uburyo amabuye ngo yubakitse neza ndetse asize, ndetse ngo amabara y'agaciro abengerana nk'amazahabu. Haleluya. Arangije aravuga ati yewe Yerusalemu we, yewe wa murwa we, yewe wakwiba, wasambana, wasinda, wakora ibibi byinshi, ariko iyaba wari uzi icyaguhesha amahoro, none gihishwe amaso yawe. Icyari gihishwe kuri wowe yari isaha y'agaciro. Niyo mpamvu nkwibukije isaha y'agaciro. Isaha ya saa 9 isengesho ryose muzi ko ribanjirizwa no guca bugufi. Iyo ubanjije guca bugufi ugashima Imana, warangiza ukihana, warangiza ugasaba Imana, ni ngombwa Imana iraguha umugisha. Reka umugisha w'Imana ukuzeho uyu munsi rero. Reka umugisha w'Imana ukugereho mu kazi kose urimo gukora uyu munsi wa none. Ndagutangariza inkuru ko umugisha w'Imana ugiye kukuzaho, ndetse birashoboka ko umaze imyaka myinshi ukorera abandi. Tosika bizegone
shane tote lankebone. Ndabibona ko wari umaze imyaka myinshi uremerewe, warabaye imbata, warabaye imbohe y'abandi, ariko kuri uyu munsi wa none igitangaza gikomeye nuko Imana igiye kuguhereza kwikorera umwaka utaha. Imana igiye kuguhereza gukoresha abandi. Imana igiye kuguhereza kwaguka. Imana igiye kuguhereza kubona inkuru nshya, kuko Imana yamaze kuzirema no kuzifungura kuri wowe. Reka dusengane nawe wari urwaye, kuko Imana imbwenga iragukijije. Ikibazo si uburwayi wari ufite, ahubwo ikibazo kwari ukutizera no kutamenya isaha y'agaciro ku buzima bwawe. Isaha y'agaciro igira ubushobozi ku muntu uwo ari we wese uri kunyumva, waba uri umuturage mu gihugu cyawe, waba uri umukristo mu bemera Imana, waba uri hasi, waba uri hejuru, waba uri umukire, waba uri umuyobozi, icyo waba uri cyo cyose, isaha y'agaciro ni isaha y'imbaraga, ni isaha y'agaciro kuri buri muntu wese. Kuyizera Imana akayiringira, isaha y'agaciro ni igitangaza. Reka dusengane Imana, reka dusengane Imana. Nawe wari utwite ubashije kumva iyi meseji, Imana imbwiye ko ibohoye. Haleluya. Imana ibohoye urubyaro rwawe. Humura, uzaruhuka amahoro, uzabona kubana babana bawe, kuko ari isezerano impaye uyu mwanya ngo nkuzanire. Imana ishimwe cyane. Hari amezi wamaze urira, hari amezi wamaze wumva ucitse intege, hari amezi wamaze ubona nta nshuti, ubura umuryango, ubura amafaranga, ubura akazi, ubura byose, ariko ku kwezi kwa 12 ubonye Imana, kuko ari Imana yongeye gushibutsa. Haleluya. Igiti cyari cyaraciwe mu buzima bwawe, igiti cyari cyaramaze kwibwa, kuvunwa, ariko Uwiteka aragishibuye. Ashibuye kubaho, baho mu izina rya Yesu. Ashibuye gutunga, akira gutunga mu izina rya Yesu. Isaha y'agaciro nikimara, nuko ibohora, nuko itegeka, nuko irema, nuko ishyiraho, nuko yongera kuzana, nuko izahura mu izina rya Yesu. Ndagira ngo nkubwire ne wari ufite ibibazo by'urubyaro, bibwire Yesu mu isaha y'agaciro. Hari iki isaha y'agaciro ikora kuri wowe, hari iki isaha y'agaciro ifungura ku buzima bwawe, nuko ibasha gushyira mu mahoro ibyari birimo kuguteza umugayo, nuko ishobora gushyira mu gaciro ibyari byananiranye, nuko ibasha kubohora iyera. Haleluya. Icyo nkundira basenze, wasenga uri mu ishyamba, wasenga uri mu nzi wawe, wasenga hasi ku karago nkaha, wasenga ndetse uri muri caci, upfa kuba uyizera. Yohana 1:12. Oh haleluya. Haravuga ngo icyakora bamwemeye bose, haleluya, icyakora bamwemeye bose yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Humura, ntabwo uri umukozi muri icyo kigo. Humura, ntabwo uri umukozi muri icyo kigo, ahubwo uri umukoresha, kuko umwana kwase afite uburenganzira bwo gukoresha mu migabane yo kwase. Imana duhane umugisha. Reka dusenge cyane. Ariko Imana yantumye ku bacuruzi, irambwira ngo nze mbwira abacuruzi, mwibuke gukomeza gukiranuka mu bucuruzi bwanyu. Iki ni igihe cy'umugisha Imana ibahaye. Bamwe bari batejwe ubwoba n'imisoro, abandi baterwa ubwoba nuko umwaka utagenze neza cyane, abandi baterwa ubwoba n'ibihe akazi wikavamo, kuko nabonaga hari abantu benshi bagiye gufunga ngo bagiye kwataka mu yandi ma business. Komereza aho ngaho, ibyo bindi wongera ubyongera, ariko wivamo, komerezaho, ahubwo kiranuka, gandukira igihugu cyawe, gandukira leta, kora ibyo ugomba gukora muri leta, ukora ibyo ugomba gukora iwawe bwite. Ibindi Imana iri mu kazi kayo, akazi ko kukugirira neza, akazi ko kugutabara, akazi ko kukurengera. Nukuri ndakumenyesha ko ibihombo wagize umwaka ushije utazabibona mu mwaka uraza. Ubu ni ubuhanuzi bw'umwaka, kandi iri ni ijambo ry'Imana yampaye ngo nkuzanire. Yesaya 50 ku murongo waho wa 7, ngo kuko umwami Imana izantabara. Haleluya. Kuko umwami Imana izantabara, nicyo gituma ntamwara, nicyo gituma ntacika intege, nicyo gituma nkomera nkakomeza. Haleluya. Muri iryo komera n'iryo komeza ryanjye, nzi yuko no gukorwa n'isoni ntazazikorwa, ahubwo ngo uruhanga rwanjye ruzamera nk'urutare. Imana ishimwe cyane. Ihanganira umubabaro wababaye, hanganira ibihombo wahombye. Uyu mwaka utaha ni umwaka wo gusohorezwa amasezerano, ni umwaka w'umugisha kubihanganye, ni umwaka w'imbaraga ku bantu biringiye ineza y'Imana. Ndabona gukora kw'Imana. Reka dusengane Imana, reka dusengane Imana, reka dusengane
Imana muri uyu mwanya. Mana data wa twese topine sikarabide godestai, tugushimiye ineza n'imbaraga zawe, tugushimiye ubuntu n'ubutwari bwawe, isezerano ry'amahoro waduhaye. Turagushimye Jehova, turagushimye. Shyirwa hejuru, amamara tegeka, haleluya, kuko uri yera. Tugushimiye ineza n'imbaraga, iby'ubutwari uhora udukorera. Uhereye umunsi ushyirwe hejuru, ni mu izina no mu mbaraga zawe Yesu urakoze. Amen, amen, amen. Amahoro kuri mwese. Amazina ni Pastor Ezekiel Mfitumukiza. Imana iradukunda kandi ukuboko kw'Imana gukomeze gutindana namwe uhereye none. Haleluya.